kutubeshya koko mu by'ukuri niba mu Rwanda bica ariko Patrick kutubeshya koko mu by'ukuri niba mu Rwanda bica abana buri munsi b'abasore yes tugiye ndi Corneille nahunze igihugu cy'u Rwanda it's okay tukatubyemere gutyo ariko abana bari mu gihugu kandi barinde igihugu watubwira ko baba barahunze iki mu Rwanda wowe biba ari ngibyo nabo baba barapfuye bariya abana ntabwo baba bagihari ariko bari mu gihugu kandi bari hanze hano bari hanze wenda bafite umutekano wabo ariko uri mu gihugu cy'u Rwanda ukagihungurise w'abana we Colonel Patrick bariya abana ntabwo baba bagihumeka baba barabishe urumva niba utaramenya impfu ziba mu Rwanda waba sinzi ntabyo mvuze sobanura Colonel Patrick Ndabatware Rukunguta sobanura wahunze iki wapfuye na RPF ubisobanure neza kandi ubijye ubivumuzi utubwize ukuri ibyo byo kutubesha ntabwo tubyemera sobanura wahunze iki twahunze intambara ya 1994 muri jenoside abandi bahunze abunzi bahunze muri 1990 muteye igihugu cyacu so wowe waba barahunze iki uza mu Bwongereza uba mu Rwanda none uri impunzi bwoko cyo tubwire none ugasigara n'abana bawe mu gihugu none ukaba n'abakoroneri n'akabajepe abajepe Linda Kagame ese Kagame yareba abana baba bamurinda none nakaza akakukora mu gihugu never bitubeshya hagarara utubwize ukuri Colonel we ruhindisha kunakaza Rukunguta hagarara utubwize ukuri baratwifatiye aha baraturi ibicucu mu mitwe turi ibidamu n'ibikoma barakubeshye wangu okay ariko Kayumba Nyamwasa ntabwo yahunze wenyine yahunganye n'abana be kandi bafite n'umugore aramufite uko mbitekereza bose arabafite hariya wowe kuki wasize abarawe mu gihugu iyi munsi bakaba bakirinze igihugu bakaba bakirinze umukuru w'igihugu umurambo wanyu kuki ntacyo barabatwara nese ubwo batashye niba batikurindiye abana akaracyo wenda kuba watashye urakora mu Bwongereza umurambo barinda David bakarinda n'umurambo Kagame hari reka hindura imvugo reka we yivugiye yuko ngo dosiye ye ngo aho yuzuriye niho yagendeye nk'uko abuzuriye dosiye zabo zuzuriye mu Rwanda ariho bagendera abo muri Kenya ariho bagendera abo muri Uganda ariho bagendera nabo ngo mu Rwanda ariho bagendera urumva rero ni hatari urumva ko ubu ngubu nge nta nubwo rwose ryungu yakwirwa ntera ikibazo ngo mugireho umwanya munini wapi buriya nuko nguko nyine abyumva nuko abibona abona yuko yari yaratubeshye ngo yaje ngo nagiye ICC kumva ko kujya ICC ari ibintu agomba kurata twereke ibyo waburanaga icyo ubundi ICC Kamisi je ntabwo nenda kumwitaho kuko mu baduhemukiye ntabwo bye muzi mu nguyu ruhindisha ntacyo murega gusa nuko yateye u Rwanda akatugira impunzi ariko ibyo ntacyo bitwaye nawe yabaye impunzi birumvikana so reka twigire bago mu bindi bibazo twaganiraho bya ruhindisha tubyihoreye ibyo uko byose ni ibinyoma gusa arabesha akabasha nko besha barabiminja sorry ruhinda we kakubesha tugusha kubesha uzajagarura uvugisha ukuri uvuga ibyakubayeho uri kutubesha jewe mbaye byaragose mu Rwanda mfite umwana mu Rwanda urinda Kagame
mwana agizana muri Amerika n'umuzanye nta kintu navuga araceceka nabyihorera kubera iki kirazira kwandagaza igihugu wavuyemo nkuko buragiye njya nkatabuka na Uganda kandi nicyo gihugu bamaye ubuhungiro ariko ngiye nako naje kugenda ndavuga naho naje kubasora muri Uganda hari igihe mutabukana rwose muri Uganda ngabwira ni Museveni nagore ntabwo naje kugusura muri Uganda cyangwa se ngatabuka na Amerika ngabwira ni Amerika ntabwo naje kubasura nazana ndi impunzi kuko mwagize impunzi ubwo nganye tutomba ariko bikunyenye nyine bikongera bikarangira nkabyihorera nguko nanga nabangize impunzi ndagera nahangamba ashaka kurya cyangwa se mbasha gukora akazi ibikunze nkajya mu kazi ndakora ariko ndishinguye afutukora tubesha akadupfunyikira amazi n'ikidamu akatubesha pe akadupfunyika neza natwe tukabiha umugisha tukabyemera so reka tujye mu bindi amasaha arimo aragenda twese ari na 16 reka tujye mu bindi ibyo reka tubireke ibyo n'ibyo n'abana be n'imiryango ye na Kagame we abakariho barapfuye ntanahambwe akabura na kibika bikuraba Ruhinda ibyo byawe bikuraba bake nabyo uko bakiya nabyo uko ntabwo nushoboka n'ubu ushaka kumukurikirana cyane nkaho mfiteho urubanza hari urubanza mfiteho ubwo ibyo naciyemo byose ushaka ngo mbikubwire se mbikuregere numara bikora iki ibibazo byose nagiye ncamwo mu buzima urashaka ko bikubwirira ahangaha hanyuma ubigire gute byose bizagenda bisobanuka niko bimeze ubwo rero uhindisha rero uragira uti nuvuga ibibazo byawe abantu bakabimenya turabikoraho iki nyine abantu nkamwe nimwe dukeneye kugira ngo mugende mutubwira ibyo mwakoze mu Rwanda mwica abanyarwanda abandi abaguye hariya Nyacyonga abaguye za Kibeho abo bose abaguye muri Kongo abo bose mugomba kuzabisobanura niyo mpamvu urubuga rwagiyeho kugira ngo igihe cyose buri wese uzabigira ingingimira ajya avuga ati ariko harya Ruhindisha yavuze ngo iki cyangwa Topiste yavuze ngo iki cyangwa Kamisi yavuze ngo iki ku kibazo cy'umuntu bita Ruhindisha yes ibi byose rero turajya tubikusanya tubishyire ku rubuga ubundi tubibike tubishyireho kuri channel yitwa Impirimbanyi TV murakoze cyane.